banyakubahwa ba Minisitiri, bayobozi batandukanye mwaje kwifatanya natwe, barimo barezi, bafatanyabikorwa mu burezi, ndabashuje mwese kandi mbifurije umunsi mwiza wahariwe mwarimu. Ndagira ngo kandi nsuhuze by'umwihariko abadukurikiye bose, abarimu bari mu munsi mukuru wabo hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi turizihiza ku nshuro ya 24 umunsi wahariwe abarimu mu Rwanda, kandi nk'uko twakomeje kubyumva ufite insanganyamatsiko igira iti The teachers we need for the education we want, cyangwa se abarimu dukeneye mu burezi twifuza. Bayobozi batandukanye mwaje kwifatanya natwe, barimu barezi, uruhare n'ubwitange by'abarimu ni umusingi uhamye mu burezi n'uburere bikwiye mu byiciro byose. Abarimu rero mukaba muri abo gushimirwa akazi gakomeye mukomeza gukorera igihugu cyacu. Ndagira ngo mu ntiza amashyi menshi dushimira abarimu bose, ari abari hano ndetse na buri wese yibuka mwarimu we. Mwarimu birumvikana ko afite umwanya w'ingenzi mu nzira y'iterambere ry'u Rwanda rurimo, kuko guha ubumenyi n'ubushobozi abaturarwanda biza imbere. Ibi bigaragarira mu cyerekezo cy'ibihumbi 2050 no muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7. Iterambere ry'igihugu cyacu nta handi ryashingira atari ku munyarwanda ushoboye, ufite ubumenyi ndetse n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Mwarimu rero akaba afite uruhare ntagereranywa mu kubaka uyu munyarwanda. Nk'uko mubizi kandi mu gushima mwarimu no guhora tuzirikana uruhare rwe mu iterambere ry'igihugu, Leta y'u Rwanda igenda ishyiraho gahunda zitandukanye mu kuzamura imibereho myiza ya mwarimu. Ndahamya ko twese twishimira ibigenda bikorwa, harimo no kongera umushahara wa mwarimu no gutera inkunga koperative yacu Umwarimu Sako. Aha ndagira ngo nshimire cyane Umwarimu Sako kuri serivisi nziza igenda iduha nka banki, ariko nanone no mu mbaraga igenda ishyira mu iterambere rya mwarimu hanze y'ishuri. Ibi byose ariko nyine ntago byashoboka tudafite ubuyobozi bwiza. Ibi byose turabishimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu, cyane cyane Perezida wacu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Turishimira kandi ko Leta ikomeje kongera ibikorwa remezo kugira ngo amashuri ashobore kwakira abanyeshuri benshi, ariko kandi bikajyana no kuzamura ireme ry'inyigisho mu mashuri yo mu byiciro bitandukanye by'uburezi. Ibi bizakomeza kandi hakorwa ibishoboka mu rwego rwo guhuza integanyanyigisho n'icyerekezo cy'isi turimo n'isoko ry'umurimo rya none ndetse n'ahazaza, mu guhugura abarimu mu buryo bushya bw'imyigishirize no kwifashisha ikoranabuhanga mu kazi kabo. Aha ntitwabura kwishimira ko Leta igenda ishyiraho porogaramu zo gufasha abarimu gukarishya ubumenyi no kubaha amahirwe yo gukomeza kwiga mu byiciro bitandukanye bya kaminuza. Aha nk'uko byavuzwe, turishimira abarimu 57 barangije muri Kaminuza y'u Rwanda, Koleji y'Uburezi, ubu bakaba bafite impamyabumenyi ya A0, kandi guhera mu kwezi kwa 12 bakazazihemberwa mu turere twose barimo kandi bari basanzwe bakoreramo. Aba barimu baje kwifatanya natwe bari hano, nagira ngo mumfashe tubabwire congratulations. Tuzakomeza kandi gushaka uburyo buboneye bwo guha abarimu bacu ubumenyi bubafasha mu gushyira mu bikorwa neza integanyanyigisho ishingiye ku bumenyi. Ahangaha navuga nka gahunda nshya turi kugerageza yitwa Primary Teacher Residency Program, ubirimo abanyeshuri 100 muri TTC. Iyi gahunda igamije guha abanyeshuri barangije amashuri nderabarezi ubumenyi bwisumbuye mu rurimi rwigishwamo, gukoresha ikoranabuhanga mu burezi, uburyo bushya bw'imyigishirize ndetse no kwimenyereza umwuga. Amashuri yacu nderabarezi kandi tuzakomeza kuyateza imbere, tuyongerera ibikorwa remezo yo ubwayo ndetse n'amashuri yo kwitorezamo byegeranye, dufasha abanyeshuri bashoboye kuyagana
no kubafasha mu myigire yabo, aho nk'uko mubizi leta y'u Rwanda ibafasha gutanga 50% by'uruhare rw'umubyeyi. Ndagira kandi ngo nshimire ko leta y'u Rwanda izakomeza guteza imbere, nshimangire ko leta y'u Rwanda izakomeza guteza imbere ibikorwa by'ikoranabuhanga mu mwuga wo kwigisha. Kuri ubu hari gukorwa ibishoboka byose mu rwego rwo gukwirakwiza internet mu mashuri atandukanye. Turishimira kandi uburyo bw'ikoranabuhanga butandukanye nk'uko tumaze kubyumva Minisiteri y'Uburezi yashyizeho kugira ngo himakazwe gukorera mu mucyo n'imicungire iboneye ya mwarimu. Aha twakwibutsa ko mu rwego rwo gushaka abarimu n'abandi bakozi bashya bo mu mashuri hifashishwa ikoranabuhanga, ndetse ubu tukaba tugeze ku rwego rwo guha serivisi harimo izo gusaba kwimuka cyangwa guhindura ikigo bidasabye ko mwarimu aza kubisaba ku rwego rw'igihugu. Tuzakomeza kunoza izi gahunda kugira ngo abarimu bacu bakomeze kubona serivisi nziza zinyuze mu mucyo kandi zihuse. Ibi byose bizakomeza kudufasha kugira abarimu dukeneye mu burezi twifuza nk'uko insanganyamatsiko y'umwaka ibivuga. Barimu barezi, banyacyubahiro mwese, ingana ku musozo ndashaka kwibutsa ko nubwo hari byinshi bimaze kugerwaho, turacyafite ibindi byinshi byo gushyiramo imbaraga. Harimo gufasha abanyeshuri bacu kugira ubumenyi bw'ibanze, cyane cyo twita foundation learning, guha umwanya uhagije abanyeshuri, gufatanya n'ababyeyi, guhuza uburezi n'uburere, twese dukwiye kugira intego. Harimo kandi gukoresha umuyoboro w'uburezi himakazwa indangagaciro z'umuco nyarwanda, kuko bizatuma abakiri bato bakurana umuco wo kwigira no kwishakamo ibisubizo. Hari kandi gukoresha ikoranabuhanga hagamijwe guteza imbere uburyo bw'imyigire bugezweho, bikwiye gukomezwa gushyirwamo imbaraga mu byiciro byose, kuko nibyo bizadufasha kujyana n'inzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu mu nzira iganisha ku Rwanda twifuza. Hari kandi gukomeza ingamba zo kongera ibikoresho bihagije bigamije guteza imbere imyigire, hibandwa ku byafasha abanyeshuri gusangira ubumenyi, za laboratoire, amashuri, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ibindi. Before I close, I would want to extend our gratitude to our esteemed partners whose support has fortified the pillars of our education sector. And through efforts in training and school leadership, these alliances have led to some of the successes we celebrate today. In particular, I would want to recognize the partners behind the smartphone for teachers that we launched today. Our Ministry of ICT and Innovation, thank you. Airtel, thank you. And Mr. Hastings, your fellow teachers, thank you. Thank you for the support, and thank you for the love. It is crucial to recognize that while technology is a formidable ally, it stands as a complement to, not a replacement for, our dedicated educators. These innovative tools substantially enhance the capabilities for our teachers, amplifying their impact within our classrooms. But of course, these are tools that need to be used properly to be productive. And this is why we will keep working with our partners to ensure that these smartphones and the other smart devices in our classrooms have the right content, that the teachers and the students have the required digital skills. And all of this is to ensure that technology becomes a true learning companion in our education system. While challenges within our education systems persist, we believe that the essential ingredients are already in place. By harnessing these existing resources and structures, we can not only optimize the benefits for current generations, but lay a robust foundation for the future of education, ensuring its adaptability and relevance in our ever-changing world. This, of course, will require more partnerships, and we are thankful for all of you. Ndongera nshimire abarimu ku muhamagaro wo kurerera igihugu cyacu.
by'umwihariko aba barimu 1058 bahembwe. Twumvise ko ku bufatanye na Airtel ndetse na Mr. Hastings bari buze gutahana telefone zabo, ariko nagira ngo nababwire ko no ku bufatanye na leta y'u Rwanda hishyuwe amafaranga yo gukoresha izi telefone ku mwaka wose. Ngo bivuze ko umwarimu aratahana smartphone ye izaba ifite unlimited calls, ashobora guhamagara uwo ari we wese ku murongo uwo ari we wose mu gihe cy'umwaka. Ikindi kandi biracyaza. Ikindi kandi buri mwarimu mu bahembwe uno munsi kuri ubwo bufatanye nyine nababwiye azaba afite internet cyangwa se ibyo twita amamega ya gigabyte imwe buri munsi izajya yivugurura buri munsi. Nabyo mu gihe cy'umwaka. Ibi ngibi tukaba twizera ko bizadufasha mu gukomeza gutera intambwe mu myigire ndetse n'imyigishirize yacu. Ndanashimira kandi mwarimu Jean Pierre wavugiye abandi, ngira ngo mushimire ijambo ryiza cyane yatugejejeho, ibyo yashimiye leta y'u Rwanda, ibyo turi kugerageza gukorana kugira ngo dukomeze duteze imyigire yacu imbere no kugira ngo dukomeze duteze amashuri yacu imbere. Hari kandi n'ibyo yavuze dukeneye gukomeza gukoraho, harimo kongera amahugurwa, harimo gukomeza gukorana n'abarimu kugira ngo dukomeze duteze imbere uburezi bwacu. Nagira ngo mwizeze ko icyo tutaha abarimu ni icyo tudafite. Tuzakomeza rero gukorana namwe kugira ngo dukomeze duteze amashuri yacu imbere. Nongeye rero kubifuriza umunsi mukuru mwiza, kandi mbizeza ko Minisiteri y'Uburezi n'izindi nzego ndetse n'abafatanyabikorwa tuzakomeza gushyiraho ingamba no gukora ibikwiye kugira ngo umwuga w'uburezi ukomeze ugire agaciro kawo. Ndagira ngo rero kubera ko turi no mu kwezi kwa 12 mbifurize impera z'umwaka nziza, mbifurize Noheli nziza ndetse no kuzagira umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2024. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.